umunyacyaha akubitwe hasi cyangwa se amenyekane. Iyi drone rero ntarakomeza, ikaba imaze gutera panike, ariko nkaba amaze kumenya ko hari ingabo zitazwi n'ubundi zaba ngo zinjiye mu Rwanda ndetse zikaza kurasa cyangwa se zikaza gusakirana n'izindi. Izo zasakiranye ntabwo turamenya izo ari zo, gusa namaze kumenya ko ngo mu majyaruguru ahangaha Gisenyi na Rubavu hinjiye ingabo zitazwi. Ariko nkavuga ese kubura butaka nta muntu wabuhagararaho, ubwo ninde muntu watinyuka rwose akajya guhagarara kuri ubwo butaka akimonogoza. Ariko nkavuga nti nanjye nawe ndabyara umuhungu, ntureka tubitega amaso kuko ibintu ukabyita jenoside y'abatutsi, abatutsi bose bahita biyita ba victime. Ese umaze kwita jenoside ukayita y'abatutsi, ese ibingira ni victime? Ese bariya bantu bishe abasenyeri ko ari abatutsi ni ba victime? Ese umututsi waguye ku rugamba yavuye i Bugande yikoreye Kalashnikov n'amasasu aje kurwana ngo afate ubutegetsi, uwo muntu bakasitari bakamurasa nubwo nawe yaje gupfa nyuma, uwo muntu wamwita victime wa jenoside cyangwa ni inyeshyamba yishwe ifite indwara ishaka gufata ubutegetsi? Ayo rero ibyo bintu byo gufata ibintu nabyo kuba barabyerekeye bakabyita ngo ni jenoside de tutsi, nabyo ni uburyo bwo kugira ngo n'abakrimineri bose bavuye i Bugande n'abavuye i Burundi bose baje barimbura abantu nabo bigire ba victime. Ni jenoside y'abatutsi bari mu Rwanda mbere y'uko iya ntambara itera. Donc le génocide de tutsi de l'intérieur, icyo kintu ngewe ari njye nacyongeraho kuko ibintu bigasobanuka neza, kuko ntabwo wambwira ko umuntu wavuye i Bugande yambaye inyenyeri afite ubundi nta batutsi bishe muri jenoside. Hari baturi Nyamata tuba dufite experience y'abatutsi n'ubwo bakatiye Burundi bakoze jenoside. Hari umututsi, ese umututsi wishe n'umutu utarishe ni umututsi? Umututsi wishe n'umutu utarishe ni umututsi? wowe umufusi muri hafi kuri buri kintu cyose nizo excellence yatanze cyangwa kujya mu buzima bw'igihugu cyabo. Ni nawe wa mbere ngewe wambwiye ngo iyo aba bantu bari i Kigali niba bibuka neza, ni ngewe umwami niwe wavugaga, ni ngewe wabafashije bariya abantu bavuga ngo ntabashobora gukorana n'abandi bantu bari ngo abahutu bahungiye muri Kongo n'intera hamwe cyangwa n'abana b'intera hamwe. Muzehe yarambuye ati kuki batemera ko nabo n'abana babicanye? Muzehe yarambuye ati bariya abantu bari i Kigali benshi hafi ya bose babatutsi, ninjye wafunguje abapapa babo, abenshi bari bakatiwe kubera ibyaha byo muri 1959 bari abakrimineri muri runaka. Hafi ya bose abayobozi bakatiwe kubera ibyaha bakekwagaho bakoze muri 1959 byo bwicanye, barakatiwe n'urukiko rw'Ababiligi. Muzehe Kigeli niwe wagiye akabavugira. None muzehe akavuga iyo bariya betwaza amateka y'ikibazo bakafungira abandi babaza ngo n'abana b'intera hamwe zo kuzefana intera hamwe, kuki nabo batavuga ati n'abana babicanye kubera ko dore ko bo babafungiye. Icyo kibazo cyo kwitwaza ibintu by'amateka yacu turayazi, habaye ibibazo ibintu byo bicanye bavuga. So FPR izi neza abicanye ari mu ntera hamwe kubera barakoranaga. Icyo ni icya mbere, bari bahuye ku mugambi, babafashije kugera ku cyo bashakaga. Perezida kuwira perezida w'intera hamwe aho yagiye ko bamushaka, wari wabona bavuga ko bamushaka Kajuga Robert, wari warabona bamushyire kuri lisite y'abantu bashakishwa. Abantu bari bakomeye mu ntera hamwe bakorana na leta society, bavuze bo bakwica Kagame yakwica kuvuga ku bantu bamwe b'intera hamwe ziriya zakoranaga n'intera hamwe za RPF cyane rwose ni Kambanda. Ibintu byo bicanye bavuga. So FPR izi neza abicanye ari mu ntera hamwe kubera barakoranaga. Icyo ni icya mbere, bari bahuye ku mugambi, babafashije kugera ku cyo bashakaga.
perezida w'interahamwe aho yagiye ko bamushaka wari wabona bavuga ko bamushaka. Reka mbashimire mbifurize amahoro y'Imana. Ngewe tunitse nk'ibisanzwe uje kugira ngo mbahe aya makuru arambuye. Manje gushyiraho aya majwi cyangwa se ibintu bisobanurwa n'ababizi nyuma yuko nakoze ikiganiro nkavuga uburyo jenoside ba nyirayo bayihakana bagashaka kwigeka ku bahutu. Ibi birasobanurwa n'abahanga no mwita abahanga, harimo Dr. Kambanda ndetse n'uriya muhutu wagiye guterura ikibindi Evode Uwizeyimana bivuga kiri muri Canada, asobanura uburyo karara agatsiko k'amabandi. Ibyo rero ni ibintu tugomba kwifashisha cyangwa se tuzifashisha igihe runaka kizaba cyageze kugira ngo imanza zicibwe, cyane ko ari ibimenyetso bigomba gusigasirwa, cyane ko abazanye byose bazwi. Nje kumaha amakuru rero kuri kino gicamunsi, ni amakuru akomeye cyane, ni ari mu ngingo zigira muri mu ngingo enye. Ku ngingo ya mbere ndakora kuri drone imaze kurasa i Rwanda. Ibi hari abadashaka kunyumva mu matwi, ariko mba ndahanga kugira ngo bwese irambutse koko niko bimeze. Nje kubaha amakuru yihutirwa ndetse n'impamvu nyatanga kuri iki gicamunsi nari ncyatohoza. Ndagaruka kuri Rucuro nanone drone yamaze kurasa hariya hakurya, imaze gutwika defense cyangwa se ibirindiro by'umwanzi mirongo ngahe bakaba hasize ubuzima. Ndetse ndagaruka hano n'ubundi Igoma naho drone imaze kwica abitwa abayobozi bakuru. Ibi ntago ari bigusa, kandi ndakomeza mabwire ntimfita amakuru atari vumbi ndetse n'umukungugu. Uvira inkotanyi zikomeje gusesera, ndetse kuri uyu mugoroba haje kuvugira amasasu, ariko ndabwira ibiri inyuma y'ibyo. Habaye ndetse n'imyigaragambyo, ariko byo ndabigarukaho. Kwa pasiporo uvuga ko uri umudipolomate kandi ukomeye cyangwa uri umunyacyubahiro, ibi ngibi biri kuba cyane cyane kubitwa inyoko mputu bari mu Rwanda. Ibi ndaje mubwira icyo bihatse, ariko mubwira ntise kare kose mugomba kuba amazi kugira ngo mubashe kwirinda ndetse mubashe guhangana n'akagatsiko k'amabandi. Karibu kuri mwese bakunzi baturwanya kanuni n'akarengane Iwacu TV. Reka mbasuza mbifurize amahoro y'Imana. Ni ngewe tubonetse nk'ibisanzwe uje kubaha amakuru nta arambuye, niyo mpamvu mbasaba kuba hafi cyane. Ndamanza mbabwire mwese mbahe ikaze cyangwa se nsuhuze cyangwa nshimira mwese mwakanze kuri subscribe cyangwa se mwiyandikishije ku rubuga rwacu. Mwese reka mbahe ikaze aho muri hose. Karibu kuri mwese kandi mbashimira. Ndagusaba wowe ufunguye kino kiganiro gutangira guhita ushyiraho like ikandwaho rimwe gusa kuri buri kiganiro, hanyuma subscribe yo ikandwaho like ikandwaho rimwe ikandwa kuri buri kiganiro, naho subscribe ikandwaho rimwe gusa, cyangwa se kwiyandikira hariya kuri rya bara ritukura riri hasi ryanditseho sabone cyangwa subscribe rikandwaho rimwe gusa. Reka dushimire abamaze gukora icyo gikorwa. Ndatangira mbasuhuza muri yanda mukanywanyo mbabwira nti nimugire Imana yacu yo mu ijuru, mugire ubutaka, mugire gakondo, ndetse mugire repubulika, kandi mugire ubutabera. Iyo udafite ubutaka ntacyo ufite. Niyo mpamvu mwana mbibutsa kurwanira gakondo yanyu. Abari mu gihugu mwese, abafunze manze nifatanye n'abafunze, cyane cyane n'abariza abafungiye muri gereza ya hariya i Butare, gereza ngira ngo bita ku Karubanda. Umushefu waho witwa ubuyoboye abanyururu ugiye kwamarisha, umuhutu ugiye kwamarisha. Hanyuma rero ndatangira mbabwira nti mwihangane, ndetse nihanganisha n'abasenyewe mu mujyi wa Kigali ndetse mu ntara zose aho ziri, abazunguzayi, abanyonzi, abamotari, abafundi, mwe mwese aho muri mukomere cyane, kandi mbabwira ngo nimwe mugomba guhaguruka mukarwanira cyangwa se mukibohora iyi ngoma karinga. Niya n'abandi ntavuze, nizere ko namwe mumeze neza. Reka mbabwire ngo abari mu bihugu bitandukanye mwese mwitabire, kandi namwe mbashimire ko mudahwema. Bamwe muri mwe mudahwema kuvuga muti tuzava muri ubuhungiro gute, nubwo mumva muti turi mu bihugu bikomeye, ariko ndabizi ko hari benshi barajwe ishinga no gutaha. Ariko ntukarebere uvuga uti se reka duceceke Imana bizagenda gutereka turebere cyangwa se turebe kuko Imana izabigira. Ntabwo Imana ari ukikora, Imana ifasha uwifashije. Urasaba Imana yo ukayireka icyo ushaka hanyuma ikakigukorera, ariko ifasha uwifashije. Muri mwanya wo gushimira Wazalendo uri muri Kenya, ndetse mbashimira cyane, ndetse n'umuwazendo uri turi nongere mbashimire, mbabwire nti karibu kuri mwese, kandi mvuga nti buri wese agomba gukora icyo agomba gukora. Twihute nshimire na Iraq Brazzaville, namwe mbasuhuze babwira ngo mukomere cyane kandi mukomeze imihigo. Tugende rero ku ngingo yacu ya mbere. Ndabanza ngera ku ntangamarara imwe. Muri kino gitondo ahangaha kuri Petite Barriere habyutse inama zikomeye cyane, ndavuga hano i Gisenyi. Izi nama zari inama
zari zihuje abaturage n'abashinzwe umutekano bababwira ko ngo uko bagomba kwitwara muri kino gihe ngo hari ibyo bari kwikanga. Nkibaza nese muri kanga iki ko Singapore yanyu yuzuye ninde watinyuka kuyinjiramo, ariko bwari ubwoba ngo hari abantu bari binjiye ariko abo bantu ngo bakaba babura burengero. Ni bande binjira se kari inkotanyi? Gusa ni noro byari umuhungu, ninde se wabinjiranye? Ubwo rero niyo mpamvu nari mbibabwiye. FPR ntimukore ku cyitwa imibiri yacu. Ndayo hari amakuru namaze kumenya ko FPR mu nama bari gukora ngo bakomeze gupanga uburyo ngo bagomba guhunga igihugu igihe baba batsinzwe, ngo ariko ngo bagahungana ngiriya mibiri y'abantu cyangwa se ari amagufwa y'abantu bacu, ngo bakajya bakomeza nyine ngo bakayerekana aho ngo baba bari mu buhungiro. Ku bihugu bimwe batangiye gutereta by'abakuriye amaviza ngo bazajya berekana ngo inzibutso ngo berekana ngo ayo magufwa y'abantu bacu. Ibyo rero ni umushinga bakomeje gukora wagutse ku buryo bazawuhungana, hanyuma noneho ngo bakajya bakomeza gucuruza ayo magufwa bavuga ko ngo hapfuye abatutsi, iyo turufu ikazongera ikagaruka igihe runaka. Niyo mpamvu nsaba abanyepolitike gutekereza kuri iki kintu. Abitwa abanyepolitike uyu mugambi ugatangira kwamaganwa, kuko inkotanyi zo ntizisinzira, zirazipanga ayo mayeri yose, urumva ngo zizayahungana. Ndavuga iyo mibiri, kandi mbabwira ni ngombwa ko nitugira mu gihugu imibiri cyangwa se ayo magufwa agomba gushyingurwa, ariko kubera ko inkotanyi ari igicuruzwa cyazo havamo amadovize mbabarire, bagomba kuyahungana. Ngo nizo nama barimo rero. Ubwo ndabwira abanyepolitike mutekereze kabiri, ntibaryama kandi bafite igihugu. Ubwo rero ngo umushinga mubi wo kwica abantu wiceje ku butegetsi baracyapanga, bapangira imibiri y'abantu bacu uko bizagenda. Ariko kandi nta mpege ihiga Imana, ahubwo Imana niyo nkuru. Ariko mugomba gutangira gutekereza kuri iki kintu. Ndabwira abitwa abanyepolitike. Ndagaruka kuri pasiporo zihabwa abitwa abadiplomate mu gihugu cy'u Rwanda. Ubundi ku batabizi, iyo umuntu agiye hanze, yaba n'abantu bapolisi bajya Haiti, Centre Africa ndetse n'ahandi mu butumwa bw'amahoro, icyo bita ubutumwa bw'amahoro, guhungabanya umutekano hariya muri UN, iyo bagezeho pasiporo barazibaka bagahita bazibabikira. Niki gisirikare cyubatse, niko iperereza ry'u Rwanda ryubatse, kugira ngo hatagira umuntu uhunga cyangwa se akabacika akagenda, kuko iriya pasiporo yagufasha muri byinshi, cyane cyane ko iba ari pasiporo iba iri diplomatique cyangwa se mu butumwa bw'amahoro bwa UN. Ubwo rero niyo mpamvu kenshi muzasanga abantu benshi nka Nduhungirehe kugira ngo atoroke afatwe, aruko iyo pasiporo atayigengaho, iyo atashye arayibikirwa, ntago ayibika, ayegura agiye bamutwaje igikapu agiye mu gihugu runaka, yagera ku mipaka cyangwa se yamara kwambuka ageze mu gihugu bagateraho visa, bamara guteraho visa hanyuma ya protocol kongera kayibika. Nta muntu wigenga kuri pasiporo. Abahutu bose mubona bidamanza bagira gute, nta muntu ugenga kuri pasiporo. Niyo mpamvu nongeye kubarabura, nimba ubona pasiporo uyifite ukaba udashobora kugera mu gihugu runaka ugiyemo ngo yibikire bakayikubikira, wewe wumva wigenga? Ese we ntabwo wumva icyo bagushaka gukoresha? Ese urumva uri muntu ki? Ntunatekereza utari kubundi kuki bayimbikira? Nuko batakwizera, nuko hari ibyo uhishwa cyangwa badashaka kumenya. Niyo mabwira nti rero mwebwe mwese mukorera inkotanyi, mujye mutekereza kuri ako kantu kwakwa pasiporo kandi uri nyirayo, unayemerewe, waranayisinyiye, ndetse igihugu cyaguhaye visa ko kikwakiriye, ariko za nkotanyi kubera ya maceringa na kwa kutakwizera na kwa kunekana ya mayeri yazo zikayigushyirira mu gikapu, ya delegation mwagendanye ikayita yibika. Ubwo ntushobora kongera kuyifataho, wongera kuyifataho uko ugiye kongera kugaruka muri mu gihugu, bakongera kaguterera ukongera ukayibasubiza. Niko bigenda rero. Pasiporo ntabwo bazigengaho bari abahutu bose mubona baba bacungira hafi. Niyo mpamvu babwira nti nimugerageze mwabahutu muri mu Rwanda mbarabure, nugera no hanze pasiporo yawe bikubera byakiremo n'ubuhungiro, uvuga uti ntabwo ninjya kuri pasiporo yanjye sinsubira i Rwanda. Nibura urokora umuryango wawe nawe wirokore, kuko cyane cyane ni pasiporo babaha n'imiryango yanyu mukaba muzifite mwese. Ndagaruka ku masasu yavugiye Uvira, ndetse ngo hakaba habaye n'icyitwa imyigaragambyo, ariko ku masasu yo n'inkotanyi zikomeje guteza umutekano muke, ariko kandi n'abacengezi babwire ko bakomeje gufatwa. Ntabwo Uvira yafashwe, ndetse nta n'inkotanyi zifite ngo zirahangaha no kugenda barasa ubutero shuma barabinjira bujura baniga abantu, ariko kandi Uvira yo barayishaka cyane, ariko ntabwo Uvira yafashwe. Gusa inkotanyi zikomeje kugenda zemfilitira zinjiramo, ariko ibya Uvira byo ntabwo byashoboka, cyane cyane ko
Uvira irinzwe neza. Ibi rero turabikesha amakuru y'abantu bacu ba andakava bacu bari hariya mu gisagara cya Uvira. Cyo kora inkotanyi zo zikomeje kugenda zemfitira zitezamo umutekano muke, ariko Uvira iratekanye muri rusange, nuko nyine ni igihugu kiri mu ntambara. Ibyo byo ni ibyifuzo byabo no gufata Uvira, ariko Uvira ifite umutekano. Twihute ndahita njya ku makuru yacu hano ku mupaka wa Rubavu ndetse na hano ku mupaka w'u Rwanda. Rubavu ku mupaka w'u Rwanda na Goma ni igitero kije kuba gitunguranye, ndetse n'igitero gikozwe n'indege, ndetse benshi bakavuga ati se koko turwanya kandi ndabona gukurikirana nko biti cyumvirizo abagenti bacu ndetse na andakava wacu yaje kunyandikira SMS arambura ati turwanya kandi yigwiriweho. Kurikirana amakuru abaye ku gicamunsi cy'uyu mugoroba. Ni igitero kije cya drone kirashe ahangaha Igisenyi ndetse hafi y'umupaka w'u Rwanda. Iyo ndege irashe mu Rwanda, ni indege ya drone, ariko kandi drone ikaba yari maze kuva muri Kongo hakurya muri Goma, imaze gukora ibara n'ubundi. Iyi ndege yari maze kurasa hano igoma hafi y'urugo rw'umuyobozi wa M23 cyangwa se wa M23, ntabwo yasobanura ari we gusa. Nahise numvamo Corneille Nanga, nyuma hari wambwiye ko harimo Corneille Nanga ndetse na Makenga, ariko Makenga banabwiye ko yapfuye. Iyo ndege bikavuga ko yaje kurasa mu Rwanda ikubise bombe mu butaka bw'u Rwanda, ariko tukaba tutaramenya abahaguye. Ariko hakurya muri Kongo ku mupaka nkuko ariho yahereye irashe mu Rwanda ivuye muri Goma. Ibi bikavuga ko yaje kwica babiri mu bayobozi bakuru ba M23 cyangwa se ba RDF. Aba ntibaramenyekana amazina. Iki gitero kandi kije nyuma y'uko mbabwiye nti mu gitondo, makuru ya mu gitondo nababwiye nti hari indege ziri gukora ubutasi, ziri kuzenguruka za drone ndetse ziri mu kirere cya Goma na Bukavu. Ariko nyuma kuri uyu mugoroba nibwo haje kuba ibara, iyi drone iza kurasa hano Igisenyi. Iki tutaramenya ni abantu yaba irashe cyangwa se n'ibirindiro irasheho. Turacyakurikirana kurasaho yaharashe kuko n'amakuru tumaze kwakira yizewe. Iyi drone ikaba itunguranye mu Rwanda, hakaba hari kuvugwa ibintu byinshi. Hari amakuru yakomeje kuvugwa mu Rwanda bavuga ko u Rwanda cyangwa se M23 iri kwamagana ngo Genocoste yo muri Kongo ngo iri gukorwa kubera ngo inyungu za politike, ndetse bari kwamagana ngo genocide. Ariko se nkavuga ni bafite uburenganzira kwagomba u Rwanda rufite uburenganzira kwamagana genocide yakorewe abakongomani. Impamvu bayamagana nuko bazi neza ko urwo rusyo nuko ntagara urusyo nuko bazi neza ko ibyo byaha ari bo bazabiregwa, cyane ko genocide ishinjwa abantu bo mu Rwanda nibo bayikoze, bagiye kwica abakongomani. Bahoze bari bamagana ndetse basora n'amatangazo, ariko muri rya zina ryabo ryitwa M23. Ubwo ayo matangazo niyo akomeje gukwirakwira cyangwa se ngo yamagana icyitwa iyo Genocoste cyangwa se iyo genocide, ikomeje gusabwa ko hasinywa imikono igera muri miliyoni 6 kugira ngo yemezwe nka genocide yakozwe n'u Rwanda. Ibi rero ni ibintu bari kwamagana, ariko kandi nsaba nshishikariza abantu wese gusinya kuri kiriya gipapuro gisaba umuntu wese kwemeza ko ari genocide, ni ugusinyaho n'umukono wawe abo byagezeho. Mujye mugisinya, nanjye ndaza kuzabazana linki kugira ngo umuntu wese mutangire musinye kuri iyi nyandiko ya Kongo yemeza ko abakongomani bakoreje genocide ndetse n'u Rwanda ariyo FPR inkotanyi karagatsiko kagiye kwica bari abakongomani. Ubwo rero ni iby'ingenzi kugira ngo burya ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Aha rero byaje kugaragara ko rwose ngo hari ingabo zitazwi nazo zahira mu majyaruguru. Ibyo ngibyo ntago turazimenya nkuko mubyumva, ariko tugendeye ku byo bari abagabo bavuga Mubaraka na Kabare bavuga na Kagame ko nta muntu wakanira kuri ubwo butaka, urumva ko bije gutera impingenge ndetse n'urujijo. Ariko ndababwira ko aya makuru ndi kuyakurikirana 5 rwose birajya kugera mu gitondo cya kare mbaha inkuru yuzuye. Ndagaruka kuri drone zaje kurasa n'ubundi ibirindiro bya Rucuro. Ahangaha ni muri Rucuro, ni ibirindiro byari bifitwe na RDF cyangwa se iyita M25. Ibirindiro byaje gutwika n'ibirindiro 3, hakaba haje kugwamo abasirikare byose hamwe ba RDF 79. Abasirikare bapfuye muri uyu mugoroba n'ubundi ubwo barasagwa ubwo drone yabarasaga ibarasanze mu birindiro, ndetse abarokose bagatatana. Bikavuga ko ndetse nabaje kurokoka
bakaba baje guhahamuka bitewe nuko izi drone zabarashe ku muvuduko wo hejuru, kandi noneho imwe ikazi karasa hakaza n'indi kongera ikarasa, ndetse zazengurutse amaturu abiri, bikaba 79 bamaze kugwa ahangaha muri teritwari ya Rucuro bishwe muri uyu mugoroba. Aho rero ni imiborogo gusa iri kuba muri RDF, kandi mu gihe bakomeje kubona kwakira ibihembo bingana n'intambara bashoje, ntabwo twabaririra ubwo mukomere. Ndagaruka rero mu makuru yo muri kino gitondo cya kare turi kusatira, kuko ndagunya gukurikirana iyi nkuru cyane cyane y'iki gitero cy'Igisenyi. Mwakoze n'andi makuru ni mukanya, bye.